Salama. Salama. Ngo hanga ibintu ni wane. Hanga ni waneza akazi nicyo kibazo. Akazi ni kibazo gutekana se ufite amaboko. Akazi ni gakeya wagira amaboko buri cyo yakoresha tukayamaze. Uti nukuri kw'Imana. Ubu ntago ugeze upakurura. Wapi dore ko nsa mu ntoki dore ko niko naje. Oya mwana ntago bereye aho. Saa 9. Twakoze biranga rwose. Mwakoze biranga ntabwo mwapakuriye se? Twapakuriye dukeya cyane kuko imodoka zagiye. Tayi imodoka zari. Zari oya kubera nkeya ziba zihari. Parikingi no ya tukabura bapakururira. Ukivuga nukuri. None se kugira ngo twongere ibi bintu tubigenza dutera? No parikingi nini. Yego. Ibiciro ku isoko bigakatuka tukabona ibitoki tugacuruza. Tukamugabona ibitoki mugacuruza. Kabisa. Ubusanzwe uyu mwuga umaze igihe cyane tumusaba. Imyaka 20 nayivuze. Imyaka 20. Uri muri uyu mwuga? Kabisa. Wenda kwemeye. None se ugiye kwitegereza mbere byari nta kintu byakugejejeho se no kuva na kera. Ubundi ni ukuvuga ngo rero mbe guturukana mbere hose amafaranga iyo yabonye yakoresha ibikorwa. Ariko ubu twebwe byaranze kubera nyine kugasima byaranze nawe urabyumva. Naye nimwabyumva. Ubu se hariho izihe ngamba kugira ngo ibintu bigende neza? Mwadufatira umwanzuro mukarakura umuduha parikingi nini ikagiparika imodoka nzishi cyane akazi tukakabona twebwe dufite imbaraga ariko tubira icyo tuzikoresha. Yego. Kandi imbaraga nizo mbaraga z'igihugu. None se nk'uyu munsi wa none nk'abantu abantu ari bukumve abayobozi ababishinzwe wabasaba iki? Icyo ngiye nabasaba nkanjye rero ngewe François nabasaba kugira ngo baduhe parikingi nini imodoka zize zibona ziparika tubona akazi kuko dufite imbaraga zo gukora. Nk'umuntu aturuka mu rugo saa 9 z'ijoro akagera hanga nta n'icyatanu mfite. Yagera mu rugo abana bavuga ati papa avuye mu kazi. Bivuga se nukuri? Papa Salama. Umeze neza? Nawe ukorera hangaha? Yirukase. Ariko yera musaza nta kibazo. Nawe nuwaca hangaha nawe akora mu bitoki ariko ibintu byarakomeye nta mafaranga kiboneka hangaha. Ariko byose no gushyiramo imbaraga tugakora nta kindi. Buriya ikintu cyose no gukora. Iyo wakoze ugera ku cyuzuzo ujya kubishoboka byose. Igikuru no gushyiramo imbaraga tugakora twese tugakora cyane. Uri busanzwe se no kuva na kera imyaka 20 umaze. Iyo ugiye kwitegereza ubona bimeze bite? Mbese byarakundaga byagendaga neza? Imyaka 20 yose maze nkora mu bitoki ni ukuvuga ngo ni gutya mbese nta gihinduka nandi kiyongera. Sibye ko umuntu abatunze umuryango niyo nyungu tugira nta yindi mishinga yo rwose imishinga ntabwo ikunda. Ntabwo ikunda kabisa. Unana akazi urubaka mu myaka 20 ukora uyu mwuga ba? Ubukode. Banyiri ibyondo se mupanga Banyiri ibyondo se baduha amapiri ya ve bakotwongera n'ayandi ya kabiri. Ubwo byakwanga tukwimukira ahandi tukajya gushaka aho gusohokera. None ugenda mubakuzaho. Niyo byanze nyine umukuzaho. Rwose. Ugenda saa 9 atarabyuka. Saa 9 yatari yaza ubu ni ukuvuga ngo mba nibereye mu nzu baza bakomanga. Bamubwira ati nawe uhari. Nawe uhari kuko n'amafaranga mfite nta kintu twavugana. Ariko jewe icyo numvamo cyo hamwe no kwizera hamwe no gukora hamwe no gushyiramo imbaraga jewe nizera ko ibintu bishaka gukunda. Icyambere n'ubuzima. Courage tuba dufite tubonye n'akazi turagakora. Cyane bizagiraho bikunde kubera Allah. No gusenga cyane. Amasengesho n'imbere. Eka nkubwire rero ubuse tubwire icyo abandi none aho ngo baguteza amatwi. Cyo babwira abandi bakatwongerera imirimo tukabona icyo gukora twebwe. Imirimo se kufite amaboko barayikongerera gute? None se tuzakoresha ikinamba n'akazi gahari. Ugiye kuvuga ko parikingi yabuze akazi karabura ugiye kuvuga ko byagenze bite? Akazi ni gakeya cyane ahangaha pa. Akazi ni gakeya cyane. Kandi imodoka ziparitse ziraba barimo barakora hariya. Ukureba ahangaha uko dukora buri kampani igira ikikora gikirikora. Ikikora kishinzwe. Niba ukora mu bitoki ntabwo wajya gukorera ahandi ngo bikunde. Nuvuga ngo uri umukarani w'ibitoki. Uri umukarani w'ibitoki. Umusa Salama. Nawe uri umukarani se mwana? Kope Salama. Waramusutese. Waramuse neza? Yego. Amazina yawe se? Shimwe Claude. Shimwe Claude. Yego. Koro umeze neza? Ze fresh. Hanya bataneze yaremye Pierre. Uri amahoro? Amahoro kabisa. Ubu se mu buzima busanzwe ubu nawe wabyukiye kwigarasa? Nanjye ubu nibwo nkihagera. Niba ugeze ugasima nona kwatiza umusa abandi umukobwa yamazeho amafaranga. Impamvu nuko dukora akazi gatandukanye. Yego. Ukora mu biki?
ngiye mahira abakire baje guhaha. Wowe uyobora abakiriya ukabashakira amaparikingi ubundi tukajyana mu isoko tugahahana nta kibazo. akantu kavamo se yo urabona nko nk'igeranyije ku munsi ubona akantu kangana gute? Biba bigiye bitandukanye, iminsi burya ngo irase ntabwo ihura. na Nyirarunyonga yarabivuze. Na Nyirarunyonga yarabivuze ngira ngo nawe urashona. nanjye ndabona ariko iyo wagerageje se mwana utakira nkangahe? Terwa nyine n'iminsi hari igihe mfata muri veni 10-15 terwa n'ukuntu igihe na veni hange urazikorera cyane, harimo n'abakorana za senkani. reka da kubera ko igira hino nawe hagarara ngo bidusobanurire ariko mwana ayo yose ikibazo ufite ni iki? niko mwana ushobora gukora ahangaha ukavanamo akantu uburyo ushobora no kugera kuri veni cyane rwose nta kibazo, n'umuriro ukanyobwa ahubwo. reka da byadanje. ubu se nk'ayo mafaranga ugenda ukora ko numva ari amafaranga menshi uzageranyije ku kwezi uzi ko wasanga biri nko mu bihumbi nka magana angahe? nyine ntabwo ari buri gihe, ushobora no kuza ugatahira aho biterwa n'iminsi. ni kwa kundi nyine ni kwa kundi nawe ibyo birashoboka nta sitani irimo. ariko ujya wizigama se? kwizigama ariko rimwe na rimwe hari igihe nyine uyabona ejo ukayabura, yandi wizigamye ukaba ari utora ukajya kugira ngo urebe ukuntu wakwirengera. ubu se uri umugabo urubatse? ndi umugabo ndubatse. umugore n'abana bangahe? babiri. ubu se ashobora kujya kwishurira? baryaho nta kibazo, minerivare zikaboneka, inifomu ikaboneka, ugashobora no kwishyura iyo nzu ukanagura n'umudamu igitenge. umubosi ngo reka umubosi ngo ese ubu wa mugani ko bivuze ubu kiri yigeze kuri angahe? ubu kinigi iri kuri 700. kinigi kuri 700? igitoki cyo mu kigurisha mute? igitoki kiri ibisanzwe ni 400. ni 400? ku kiro gihenze. birumvikana sha none ubu ngubu cyo uko mbyembi mbibona ndabona ibintu bimeze neza. ubu se iminsi umaze ukora kano kazi kamaze kugeza ku kiwango? mfite inzu, mfite umugore, mfite n'abana. uri umuntu w'umugabo wa washoboye no kwiyubakira? mu cyaro nyine. ariko yose yarubatse kandi yabyubatse bikesha ahangaha. niko yarubatse kandi yubatse bikesha ahangaha. ubwo urumva rero nta satani irimo. yose igikuru cyose ni ukwiteza imbere. kandi burya ngo ibintu ni magirirane. uyu nguyu bamwita Gisekedi, niyo mpamvu bavuga gutya. nawe arashona ni Gisekedi. bamwita nde? Gisekedi. niwe perezida wa DRC. babandi nyine nawe urashona. babandi baba batemera. ariko hita umwemeza uti yewe mwita mu nyirakanaka gutya na gutya. ntabwo yagushyiramo humura, ntabwo twagushyiramo utabishaka rwose papa. humura twimubangamira mu bosi.